ubutumwa nshaka bw'umukobwa twakundanaga ya time igihe kirageze nifuje kubivuga nifuje kubisohora nkabivuga kugira ngo abimenye wa mukobwa nakunze naragukunze pe narakwihebe na wundi muntu natekerezaga ariko igihe kirageze umuntu agiri yajya niyava ubu n'ubutumwa nshaka kuguha aho wagiye warahiriwe nanjye aho ndi narahiriwe nakomeje gutegereza igihe kinini cyane none nahisemo yuko ugomba kumvira mu mutima burundu amezi yarabaye 5 tutandukanye wanyeretse ko ibyo ukunda atari byo nkunda wanyiritse uwo uri we mu gihe nge natarenze uwo wari uri we gusa nahoraga mpangayitse nkuhangayikiye nabaga iwanyu nkodesha iwanyu turaho tubakurira byinshi cyane byo bitandukanye igihe kiragira ndavuga ati umukobwa nkunda ari ndamubona ndimuka imvaho nabaga njya iwanjye so negereza ko hari ikintu nakonda uzambwira kuko nagerageje kwereka imiryango inshuro nyinshi cyane nagerageje kugira ute ariko imiryango ko yari iteganyije plan nene natanze zari tariki 7 z'ukwa 7 umwaka wa 2024 yuko aribwo nzajya mu muruka bwo mbashire mu kazana ngiye kumubereka suko batari bamuzi bari bamuzi ahubwo icyo nagiye kuvuga nicyo kintu cyari gikenewe cyangwa bari gutekerezaho buri wese icyo gihe cyarageze njyayo bategereza umukazana kumwerekana baramubura barambaza ngo kuki nabikoze kuki ngiyeyo wateguye n'ibirori byagenze gute ariko ngiye kubashimira nabo bambera ababyeyi baranshimira bama gift nini cyane itangaje papa umusaza amaye inzu mere ko nshimira dadi na mami naho bari ndabakunda cyane kandi ndabashimira cyane icyanunguye bamaye gift idasanzwe umusaza yisama inzu gift y'inzu ndamushimiye cyane ako sinabiritse umukazana ndizera neza yuko igihe cyo gutangira gushaka umukunzi mushyashya from now sinzi igihe tariki sinzi ngo niyihe cyatangiye kandi kuba cyaratangiye ni by'agaciro kuri njye ndi open waza wose tuzakundana uwo nzasanga wese nawe nzamukunda gusa ndi open di search kuko igihe kirageze ntabwo tugomba gukomeza turi single tugomba kuzana abagore nimba tuzi indirimbo birirwaga yacaga kuri radio saa 11 buri gitondo yavuga ngo yeye rupfu oragapfa wumve narakwiyanije rupfu mvira mu bantu igihe cyageze tugomba kurongora cyarageze tugomba kurongora so rero aho uri hose no wasanze wese ninjye wari ugufitiye tagete gusa abandi bose mubwiza ukuri na ambiance nkuko nakubwiye nize kumbwira ijambo rimwe ariko gusa ndamusaba imbabazi namubwira ati uri kunnesha umutwe uri kumvunira umutima kuko nkunda cyane ariko bari kuguharaye kurusha WhatsApp cyangwa Snapchat cyangwa TikTok umunsi bazajya kukurekuza bazakubwira ati tuva imbere wa ndaya urakuze yandushaga imyaka 4 umukobwa nakundaga nako n'umufilme so rero nanjye igihe kirageze nerekana wanya mvire mu mutima mbona ibyishimo bishyashye mu gihe cyose nayimaze narigunze so niyo mpamvu yagiye ndi gushaka ibintu kugira ngo njye nawe bizadutunge ndi gukora business cyane zitandukanye zo kuba ati kugira ngo njyewe nawe habe strength habe imbaraga zo kugira ngo dukorane muzane hari icyo asanga pana kuza asanga ubusa wenda tekereza ko namuhaye agaciro ariko agaciro nakamaga 100%. Nagerageje no kumufuhira inshuro nyinshi nawe arabibona ariko aravuga ngo mwirukaho nsanga rero kwirukanga ku muntu ateye ibintu by'agaciro kuba twahura gutyo mwiruka wese ibyo bintu by'agaciro uwanjye arahari yaba mu Rwanda yaba muri Amerika yaba mu Burundi yaba muri Ghana yaba muri Nigeria uwanjye arahari isaha ku isaha agiye kuza ariko nawe ndagushimira
hari ibyo wanyigishije, hari n'ibyo wangejejeho kandi byiza by'agaciro. Aho urukomeza ugubwe neza nshuti, yari umuhungu wanyu Pasi. Kuri follow, like kuri YouTube, kuri subscribe. Murakoze cyane.